bitangira ku rugo rumwe rw'umugabo witwa Jeffrey Rosario yasuwe n'indi famiye ashaka ko umukobwa w'umurerezi witwa Sara. Umuranga Pandita yahise ahaguruka arangiye atangira gupresenta famiye yazanye, avuga ko umusore wabo yakunze umukobwa we witwa Sara none bakaba bifuza ko babashyingira. Rosario yahise atangira kubandeka ngo yumve ko ari famiye yifashije, abajije uburyo bageze hano bamubwira ko baje na bisi, maze Rosario sugutomba akatangira kubatuka abwira ko adashaka za nyirabuheri we ngo zize zishaka kurongora umukobwa we. Rosario yahise atangira kubwira umuranga ubwoko bw'umuko ashaka, amubwira ko ashaka umumiliyoneri ukeneye ibiryo bakajya kubigurira Dubai n'igihugu cya Kenya kikaza kumuguza. Nyuma ya famiye yari yaje gusaba umugeni yahise irakarigendera. N'umuranga Pandita abwira Rosario ko imico idakwiye, amusezeranya ko azagaruka kandi ko ari uzashyingira abakobwa be babiri, Sara na Anjali. Batujyanye kuri sitasiyo ya gare ya moshi, batwereka umusore witwa Maisha ari guhatiriza umusaza kwikorera imizigo ye yose. Umusaza amubwiye ko atabibasha, umusore ahita amwongerera ibikapu bituma umusaza w'imbaraga nke yikubita hasi. Umusore bakoranaga ku iseta witwa Raju yahise aza kumufasha, abwiye Maisha ko byari gukorera umusaza bidakwiye. Maisha amubwira ko bitamureba kandi ko nimba bimubabaje yakwikorera ibikapu bye byose akaba ari ubimutwaza. Raju yabonye ko igisore gipinga abakarani nawe arangiye atangira kugishotora, amubwiye ko yamukoze isoni. Maisha ahita amusunika maze abakarani bose bavuza induru, gusa Raju arabacecekesha abwira ko agiye kubyikemurira. Raju yahise yataka Maisha maze amukubita ingumi y'ibinga, bodyguard ze nazo zimwataza zikubitira hamwe na boss wazo. Maisha atsinzwe afashe ibikapu bye ngo yiruke, Raju amworeza uruvarisi mukubita mu mutwe. Maisha agwana n'ibikapu bye byuzuyemo za kokayine. Abakarani bahise bafata Maisha maze bamujyana kuri polisi, bamaze kumufunga afande ashimira Raju na bagenzi be. Bagiye kugenda Maisha abwira Raju ko bitarangiriye aha, ku munsi azasohoka azishyura ibihombo byose amuteje. Twihuse batwereka Raju n'inshuti ye Dipake baza gusaba umugeni mu rugo rumwe. Umusaza cyumva akazi ka Raju atangira kumucyurira, abwira ko atashyingira umukobwa we umukarani. Dusubiye kuri sitasiyo batwereka Pandita nawe ari kwibuka agasuzuguro ka Rosario, akuyemo ifoto y'umukobwa we ngo amurebe. Itimucikiragurikirwa kuri Raju nawe wari wihebye. Raju akibona Sara ahita atubwenge atangira kugenda atareba n'iyajya, n'inshuti ze zimubwiye ko ari mu muhanda wa gare ya moshi ntiyumva, maze muzaza kumukiza habura gato ngo imutware. Nyuma ya foto yarongera guruka isubira kuri nyirayo. Pandita yifashe Raju ahita ahinguka ayimusabye. Pandita amubwira ko ariye ahubwo ko yari yabanje kumucika. Raju yahise abwira Pandita ko yakunze Sara by'ukuri, aranje amubwira ko yiteguye gukora ishoboka cyose kugira ngo bahuze. Pandita aranje yayibona nka opportunity nziza yo kwihorera kuri Rosario wamwihenuye ko atashyingira umukobwa we nyirabuhere. Pandita yahise afata Raju amujyana ku ruhande, amubwira ko agiye kumufasha akarongora Sara, nayo misiyo ye ikaba ari ukwihorera kuri Rosario ashyingira umukobwa we umukarani. Twihuse Raju yahise aza gutira imodoka yanshuti y'umukanishi bita Dipake. Dipake nawe aranje abarebera imodoka nziza, ababwira ko nyirayo ari umubillionaire wayimuhaye ngo ayikore. Pandita yahise anafata Raju amujyana muri photoshoot, batangira kumanipura amafoto babeshya, berekana ko Raju ari inshuti ikomeye ya Bashani, Donald Trump hamwe na Don. Nyuma batwereka abasore biteguye bari kujya kuri hoteli ya Rosario. Pandita yishyizeho umusatsi n'ubwanwa bya fake, Dipake nawe yambaye nk'umushoferi utwaye perezida. Pandita yahise ababwira ko n'amazina yabo yanditse ubu ngubu, ko Raju yitwa Prince Raju Kuntwari, Dipake shoferi, naho we akaba ari sekreteri wa Raju Mr Jackson. Twihuse kuri hoteli batwereka abasore bacu basesekara. Raju akinjiramo imbere atangira gutuka sekreteri, amubwira ko na toilette idasa nabi nk'iyi hoteli amuzanyemo. Pintu manager wa hoteli yahise amanuka aranje arabakira, ababajije abari bo. Sekreteri avuga ko Raju ari igikomangoma gikomeye cya Singapore, ko baje kubaka icyambu gikomeye hano mu Buhinde. Raju yahise abwira sekreteri ko amushakira indi hoteli. Bagiye kugenda, Pintu abwira ko bafite icyumba cya VIP, ko yasaba Sara akaza kukimukorera isuku. Ba Raju babaye bacyumva izina Sara barangije batangira gutuza. Pintu amaze kurenga Raju ashyira imbwa asabwa ko yamunyariye. Pandita amusabye kujya guhindura imyenda, Raju akubitana na Sara, maze ikigori kibagirwa ko ari igikomangoma gitangira gutwarwa imbere y'umukobwa. Sara yahise ahindukira akibonye akitiranya na tekinisiye w'amazi, akibwiye kujya gukora muri dushe gishaka kubanza kwisobanura. Sara nawe wari warakajwe nuko bari gutinza igikomangoma hanze amwima ijambo, maze arajya gukora amazi atigeze abona no mu buzima bwe. Nyuma batwereka Raju afungura amazi bikamunanira kuyafunga, aranje atangira gutabaza umukobwa ko imvura iri kugwa muri dushe. Sara nawe aje kuyafunga, inkweto yari yambaye ziramunyereza agwa mu maboko ya Raju. Pintu manager yahise abinjira, nabonye Sara ari kumwe n'igikomangoma amubwira ko ntacyo yabonye. Pintu amaze kurenga Sara nawe atangira gusaba igikomangoma imbabazi. Umusore wacu ibyishimo bimurenze atangira guhurutagura ibigambo bidafatika, Sara nawe bimucanze arisohokera. Dusubiye hanze batwereka mukuru wa Sara Anjali nawe yitiranya Dipake n'umutekinisiye w'amazi.
Deepak amubwiye ko ari shoferi w'igikomangoma nawe atangira gusaba imbabazi, maze tekinisiye wa nyawe itaza abwiye ko ari we kanyamigeza umukobwa muturi nabi, amubwira kujya kurebera mu cyumba cya 21. Batujyanye mu rugo kwa Rosario, batwereka Pintu aza yishimye abwira Rosario ko afite inkuru nziza. Rosario yamubajije iyo ariyo, Pintu amubwira ko basuwe n'igikomangoma kandi ko cyapfiriye Sara. Rosario yahise amubaza iki gikomangoma cyaje gukora, arangije amubwira ko cyaje kubaka icyambu. Rosario acyumva ijambo icyambu, ahita amenya ko umugabo afite kashi, asaba na Pintu kumutegurira imyenda y'ubukwe. Ku munsi ukurikira batwereka Deepak aza kwiyenza ku bakozi bari kwiyubakira icyambu. Pandita arangije ahita aza aramwirukana, asaba n'abakozi ko nayagira undi muntu ugira icyo ababaza, bamubwira akavugana na boss ko ari yari hirya inyuma. Jeffrey Rosario nawe aza kuri cya cyambu, bamubwiye ko igikomangoma kiri kubaka. Ahageze abajije amakuru yacyo, bamubwira kuvugana na boss ko ari yari hirya inyuma. Nyuma batwereka Raju hagera n'igikabyo cyinshi, aranyatangira kubwira sekreteri uburyo bagomba kubaka icyambu, ko bagomba gusigana umwanya indege izajigwamo. Cya Jeffrey cyaratwaye kubera ibyishimo kirangije gisekura Raju. Raju akibonye yigira nkaho atakizi, abwira na sekreteri we ko umuhera akazi ko kwikorera imizigo. Aho kanya telefone ya Raju itangira no gusona, arangije ababwira ko ari Trampo ushaka ko bavugana. Agiye kwitaba telefone, Rosario asigara ashima Imana ko yatse umukwe mu miliyoneri, none yikaye umuhaye umubiliyoneri. Dusubiye kuri hoteli, batwereka umusaza n'umukecuru bashaka umuntu batwaza ibikapu. Cya Raju cyarimo gitambuka cyabonye kijya kubatwaza, kiri kugaruka gikubitana na Sara warimo akireba cyikoreye ibikapu. Sara yahise amubwira ko yamaze kumuvumbura. Raju agiye kwisobanura, Sara amubwira ko akunda uburyo yicisha bugufi. Raju nawe agiye kumubwira ko amukunda ijambo ryanga gusohoka mu kanwa, amubwira ko araza kumubwira ku mugoroba. Muri iryo joro batwereka Raju azana urwego ku cyumba cya Sara, arangije yinjiramo imbere asanga Sara aryamye, amufata ikiganza atangira kumutakagiza amubwira uburyo ari mwiza n'amagambo yose yari yamunaniye kuvuga ku manywa. Sara ako kanya yahise acana itara kireba igisanga Anjali na Sara bagikinnye. Anjali amaze gusohoka bahita batangira kuganira bombi. Raju abajije Sara nimba yamukunda aramutse abuze buri kintu cyose afite. Ako kanya se wa Sara ahita akomanga ku rugi, maze Raju ajya kwihisha inyuma y'igitanda. Se wa Sara yahise yinjira, arangije atangira kumwigishaho gatabishaka. Ikigoryi nacyo kirasohoka gitangira kumwigana inyuma. Se wa Sara amaze kugenda, Sara agaruka gusubiza Raju, amubwira ko amukundira umutima mwiza agira, kubyo kuba ari igikomangoma byo bitamureba. Ku munsi ukurikira batwereka Rosario aza kuri hoteli ye kureba Raju. Bamubonye bahita batangira gukina. Sekreteri ari kugira inama Raju, amubwira ko Sara na se batari kuri level ye, ko yakagombye gushaka mu yindi famille ikize, kuko Rosario n'umukobwa we ari abatinde. Rosario yese yinjira, arangije atangira kwinginga sekreteri, amubwira ko yakagombye kureka abana bakikundanira. Sekreteri avuze ko agiye kurega Raju kuri se, Rosario ahita amukurikira, amuha amafaranga menshi, amusaba ko bategura ubukwe bw'ibanga, ubundi nyuma bakazajya gusaba se wa Raju imbabazi, bavuga ko abana bakoze ubukwe batabizi. Twihuse batwereka sekreteri aza gupresenta Raju n'aya mafoto bakoreye muri Photoshop. Arangije atangira kubabwira uburyo Raju ari inshuti n'abastari bose, ko anashyize biliyoni $1 muri kampeni yo gutora Donald Trump. Raju yahise yinjira, arangije abona Sara barasuhuzanya. Shoferi nawe agiye gutanga impano, Anjali atangira kumureba icyoroshye. Nyirakuru wa Sara abonye Raju aramusuhuza. Raju abwira ko yabuze nyina ari muto. Nyuma Rosario yabajije Raju hazajyana umugeni nyuma y'ubukwe. Sekreteri abonye Raju atangiye kurya iminwa za yiruka, abwira ko bafite inyubako nyinshi ku isi yose, gusa ko bazamujyana muri mansion yabo iba Juhu. Ba Raju batashye noneho bari kwibaza aho barakura iyo nyubako. Sekreteri arangije yibuka ko ari inyubako ikodeshwa ku bantu bashutinga filime. Sekreteri arangije afata Raju na Deepak bajyanayo, gusa bageze ku muryango Deepak abwira ko iyi modoka batwaye nyirari we nyiri iyi nyubako. Ba Raju bahise boruka, barangije binjira mu nyubako bonyine. Bakinjiramo imbere bakubitana na nyirayo agiye gutega indege, basigira manager. Manager babajije icyo bashaka, bamubeshye ko bashaka gushutinga filime, gusa ko director we yashaka kubanza gusura ino nyubako yayishima bagahita bayikodesha. Manager yahise abemerera, barangije batumiza Rosario ngo azarebe aho bazajyana umukobwa we. Muze wakundaga ifaranga kibona urupangu arabanza arahwera. Yinjiyemo imbere noneho abura escalier yurira bapfa gufata ibumoso, ageze hejuru ahobera Raju, ambwira ko nashaka n'undi mukobwa we azamumuhamo kado. Twihuse ku munsi w'ubukwe batwereka Raju na Sara basezerana imbere y'Imana n'amategeko. Batashye ku mugoroba, Sara amubwira ko bagomba kwimuka ku munsi ukurikira. Raju iryo joro ryose aryama umutima we utari hamwe. Mu gitondo cya kare Raju yasohokanye n'umukobwa atazi yamujyana. Famiye yose imaze kumusezerera bamuha Pintu nayo ngo amuherekeze. Bamaze kurenga, Rosario yasigara ashima Imana ko ishoje inzozi ze zo kuba umukobwa we arongowe n'umubiliyoneri. Nyuma batwara couple yakigira kuri ya nyubako y'isezerano. Basohotse mu modoka, Raju ababwira ko agiye kubanza kubwira se kuko mwibukwe bakoze ubukwe batamubwiye. Raju yahise yinjira mu nzu na sekreteri bakubitana na boss ari gutuka umuhungu we.
Raju yitegereje neza asanga ari cyo Mahesh yafungishije filime itangira bikaba byaratumye atandukana na se, none Mahesh akaba ashaka kurega se kugira ngo muri ino nzu batandukane. Raju na sekreteri bahise babona umutwe wabeshya barangije basohoka Raju atongana. Bageze imbere ya Sara, Raju amubeshya ko se amwanze, none akaba afashe umwanzuro wo kujya kumurega mu rukiko kugira ngo bamwandikeho iyi nzu. Twihuse manager wa boss nawe yahise agwa kuri Deepak ari kurota Anjali, amubajije impamvu imodoka yabo itatse ari no kuyikoresha. Deepak avuga ko yarayigaruye. Manager yahise amusaba kuyiparika maze Sara asigara hanze yumiwe. Raju ahagaritse taxi ayinjiramo we na Sara na sekreteri, ubundi asaba Deepak kwirukana Pintu. Deepak yahise afata Pintu arangije amubeshya ko agiye kumugurira ibiryo. Bamaze kurya ibya yose Deepak abeshya Pintu ko agiye gushaka taxi. Pintu nyuma y'akanya bamuzaniye fagitire buri cyo yishyura, nyiri resitora ahita amufata amujyana mu gikoni gukora ibihwanye n'ibyo yari. Dusubiye kuri ba Raju, batwika sekreteri abazana mu mazu ya Zandagaswe. Sara abajije Raju nimba rero bagiye kuba, sekreteri abasaba kwihangana abwira ko mu minsi mike baratsinda urubanza bagahita bahava. Sara nk'umugore w'umutima yahise aturisha Raju arangije amubwira ko agiye kuhakora isuku. Sara amaze kurenga, Raju ahita aguza Pandit udufaranga, afata n'amavarisi bakubita ku mutwe. Akinjira mu nzu kuko asanga Sara ari kuhakubura ibintu atigeze akora mu buzima bwe bwose. Ku munsi ukurikira batwika Sara ari kuvugana n'ababyeyi be abwira ko ibintu bitameze neza, atangiye kubasobanurira ko ibintu byifashirizo za telefone zitazigenda, maze mukecuru asaba Rosario kujya gushaka umwuzukuru we ngo arebe nimba ameze neza. Twihuse batwereka umugore ari gutabaza ko yabuze umwana we. Baraje bamutwereka yicaye mu muhanda wa gari ya moshi ari gukinisha agapupe ke, n'abantu bose bari kuvuza induru ko gari ya moshi arimo kuza. Raju wari hafi yase asimbukira hejuru ya gari ya moshi atangira gusiganwa nayo. Nyina wa mwana amubonye mu muhanda amenya ko birangiye. Raju nawe wari wiyemeje kumukiza arasimbuka amuvana mu muhanda habura nka santimetero kugira ngo gari ya moshi bagongane. Raju yahise ahereza umwana nyina maze abakarani bose batangira kumusingiza. Gusa umusore wacu ntiyabona ko muri ya gari ya moshi akizajemo na sebukwe aje gushaka umukobwa we utameze neza. Nyuma batwereka Rosario yabona Raju arangije agwa mu kantu, amwegere ngo amurebe neza amagambo arababorana bombi, arangije aranakimanura atangira kuyituka ko ari ikibandi cy'ikibeshyi kigize igikomangoma kandi ari igikarani. Raju byaramurenze arangije atangira kwivugisha ku burimi, abwira muzehe ko we naho amuzi ko ari ubwa mbere amubonye. Rosario maze umusore n'abakarani bagenzi be baragenda baramucangacanga birangira amwemeje n'uburyo nta sawa na rimwe bafitanye. Batujyanye mu rugo kwa Raju, batwereka Raju aza mu rugo n'impano agasanga umugore ari kurira. Amubajije ikimuriza sebukwe ahita amusubiza ko yamubwije ukuri kose ko yamubonye kuri gari ya moshi yikoreye imizigo n'abandi bakarani. Raju yahise yigira nkaho batavuganye arangije aramusuhuza, amubajije ibyo avuga aho yabikuye. Muzehe ahita atangira kumutuka, sekreteri nawe ahita yinjira amubwira ko yabonye ari Raji akaba ari impanga ya Raju. Muzehe yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi arangije abaza sekreteri niba amusomamo ubugoryi. Sekreteri amuhakaniye ahita afungura laptop yereka muzehe amafoto ya Raji na Raju bari kumwe, gusa muzehe n'ubundi yanga kumwizera. Raju yahise yungama arangije atangira kubabwira story ya Raji, abwira ko Raji yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge, gusa ko umunsi umwe polisi amufatanye kokayine bakamufunga, se abivumbura akamuca muri famiye. Raji nawe muguye Masaka ajya gukora akazi gasuzuguritse kugira ngo se bazajye bahora babimucyurira. Rosario n'umukobwa we bumvishe story yose barangije batangira gusaba imbabazi. Rosario ku munsi ukurikirana asubira mu rugo n'ibyishimo byinshi. Ageze imbere ya nyina amubwira ko yaboneye umugabo Anjali, ko nawe ubu ngubu agiye kumushyingira Raji. Twihuse Rosario yahise afata Anjali amujyana mu rundi rugo, asubira kuri sitasiyo imodoka ye kandi agiye wagira ngo ari gutanguranwa imari. Ageze abwira Raji ko ngubu ashaka kumufasha kandi ko niyangara ajya gutuka se waretse umuhungu wakangara ku muhanda. Raju utari ufite andi mahitamo yisemera kujyana na muzehe. Bageze mu rugo amupresenta Anjali, Deepak atangira kurira. Muzehe arangije asaba Raju ko yatemberana na Anjali, gusa bombi babwizanye ukuri ko bafite abakunzi gusa ko bazirinda kubyereka muzehe. Nyuma batwereka Raju atumiza ibyo kunywa kuri ya restaurant Deepak yambuye. Pintu utaramarama yabari uza kubaseriva abonye Raju yambaye imyenda y'abakarani, Raju amusukaho ibyo yarazanye maze abeshya Anjali ko ari ibandi, bahita bava aho ngaho biru. Ku mugoroba batwereka Raju atahana ibitabi kugira ngo Rosario arakara akirukane. Gikuyemo n'utuyoga twa fake muzazana whisky ya Danger, amubwira ko bagomba kuyisangira mpaka yose ishize. Ku rundi ruhande batwereka Sara nawe arara hanze ategereje umugabo we. Bucye yataje ajya kureba se ngo amufashe kumushakisha. Barangije bajya kuri polisi gutanga ikirego, babwira afande ko amaze umunsi umwe abuze kandi ko na telefone ye ntayiriho. Afande ahise abaka ifoto ye ngo amurebe neza, bayimuhaye abonye ari Rajazi. Cya Raju gihita kigira nkaho kitizere gihura na fande na rimwe, kimubwira ko ari impanga ye yitwa Raji. Twihuse batwereka Sara ava kuri polisi agahura na Raju amutegereje ku muryango. Sara amubajije aho yarari, Raju amubeshya ko yari yagiye mu wundi mujyi kuvugana n'umwavoka we. Muri iryo joro batwereka afande nawe aza kwa Rosario arangije amubwira ko Raji na Raju ari abantu bamwe, ko ikintu akora gusa ari uguhindura ijwi.
ubundi akigira nk'aho ari ikirara kibi kugira ngo batamumenya. Ku munsi ukurikira Rosario yakoze plani yo kujyana abana be muri honeymoon kugira ngo arebe nimba baraje bomba babona koko. Aranje ahitike Sara aha n'indi Raju muzatangira misiyo yo kureba nimba ibyo afande yamubwiye ari ukuri. Nyuma batwereka Raju na Anjali binjira muri hoteli, maze muzehe bahita bamutwereka yishe inyuma y'ikinyamakuru yaje kuneka abakwebe. Ba Raju binjiye mu cyumba maze Deepak aza kujijisha Anjali. Raju asohotse ngo ajye kuzana na Sara, akubitana cya Rosario kiri ku muryango, aranje akisha inyuma y'ibikapu. Raju arinda arenga muzehe adashonye. Sara na Raju nabo bahise binjira maze muzatangira guseka. Aje no kubanekera mu madirishya, asanga ko buri mukobwa ari kumwe na Raji, gusa ntiyamenya ko umusore ari uri kuzikina ahindaguranya imyenda n'ibyumba. Twihuse nyuma ya honeymoon, Rosario yakiye inkuru yuko Anjali yagarutse atwite. Rosario yashyira inkuru nziza wundi Raji yitirira ko ari se. Umugabo amubwira ko yaciye umuhungu we mu muryango, ko abizi ko bari gupanga kumurya imitungo ye gusa. Rosario yahise atangira gutuka umugabo, barangije amusura hanze bamuteruye. Ageze hanze abwira manager story yose buryo boss we afite umwana ku muhanda. Rosario yamaze kugera manager amenya ko Raju yitirira Maheshi, aranje ahita ahamagara Maheshi ambwira ko agiye kumufasha kwirora kuri Raju wamufungishije agatuma abura byose. Ku rundi ruhande batwereka Raju ari gutuka Deepak amuziza ko yateye inda Anjali. Raju avuze ko atazi uburyo noneho yongera kwigira Raji. Deepak amugira inama yo guhimbura urupfu rwa Raji kubera ko n'ubundi atabaho. Raju na Deepak base bafata imodoka Rosario baranje bajyana hejuru ku musozi, bumvikana ko bagiye kwijugunya mu mazi ubundi bakazavuga ko Raji yajyanyeyo yasinze. Abasore barangije koko basunika imodoka Rosario mu mpanga, Raji w'umukarani ibyo yawe birangiriye. Twihuse nyuma y'ikiro cya Raji batwereka manager wo kwa Maheshi aza kureba Raju amubwira ko papa wamushaka. Raju wari uzi neza ko kari agatego shaka kwanga, gusaba Rosario baramuhatiriza abura uburyo yababwira ko yababeshye. Raju yahise yemera kujyana na manager, gusa agenda afite ubwoba inzira yose. Bageze mu rugo manager amubwira icyumba agomba gusangamo boss. Raju yinjiyemo imbere atangira gusaba boss imbabazi, avuga ko yitaga umwana we kugira ngo abone amaronko gusa. Nyuma batwereka ku nda ya boss wuzuyeho amaraso. Raju agiye kureba neza asanga boss yatewe icyuma, ahamagaje n'ubufasha haza cya gihungu cye. Raju ahita amenya ko aricyo cyabikoze kikaba gishaka kubimugerekaho. Polisi nazo zahise ziza maze manager na Maheshi batangira gushinja Raju. Polisi zigiye kumufata, Raju azibwira ko boss akiri muzima, zimuranga rero ahita zicika. Asanga Deepak mu igaraje amubwira ko ashaka ubufasha bwe. Batujyanye mu bitaro batwereka Rosario azana n'abakobwa be gupimisha inda ya Anjali. Bageze imbere bahura na Fande abwira ko Raju ahigwa kuko yagerageje kwica Mahindra Pratap. Rosario yahise amubaza impamvu Raju yagerageza kwica se. Afana amubwiye ko ntacyo bapfana. Rosario ahita amubaza Raju ari we, afana amubwira ko ari umukarani gusa, ko ibindi byose yabwiye ari ibinyoma. Twihuse batwereka Raju na Deepak baza ku bitaro bigize abaganga. Binjiye bimbere bahura na Rosario ari kumwe n'abakobwa be babiri babasuhuje. Rosario ahita basaba ko bamuvanira inda ya Anjali kuko atashakaga umwuzukuru w'umukarani. Raju na Deepak bahise bajyana Anjali bamubwiza ukuri banamubuza kuyikuramo. Raju ahindukiye ahuza amaso n'umugore we Sara yarimo amwumva, agerageje kumusobanurira anga kumva, avuga ko atazo yakwizera hagati ya Raji na Raju cyangwa muganga. Ku rundi ruhande batwereka Maheshi nawe aza ku bitaro yigize dogiteri. Yinjiye mu cyumba sarimo ashaka kumutera icyuma, gusa kubw'amahirwe Raju ahita azaramukiza. Bahita batangira kurwana rubura gica. Afana arimo atambuka yumvisha induru mu cyumba, yinjiye masanga muze umutima utari gutera neza, amuriye hejuru ngo amubutabazi. Raju afata gatanda kabatangira kubirukansa, afanda abonye atabivamo aragasimbuka. Raju nawe ageze imbere atakwa n'andi mbabandi asaba Deepak guhungisha boss. Nyuma batwereka Deepak nawe agera imbere manager akamwaka boss yigize dogiteri. Rosario nawe wari yicaye hafi abonye manager yambaye itaburiya amenya ko harimo akantu, ahita yemeza kumukurikira ngo amenye ikijya mbere. Twihuse Raju yatatse manager barangije barongera bamwaka boss. Rosario nawe wari abakurikiye afunguye ngo arebe umuntu bari gupfa asanga ari boss, maze nyuma y'akanya baraje bahita baza baramutwara. Nabo bageze imbere barongera batakwa na Maheshi ahita atwara se. Sara yabonye cya Maheshi kimukubita umugabo arangije acyoreza kizimyamwoto kirahwera. Abajije Raju niba ameze neza. Raju amubwira ko ameze neza ahubwo ko yamubabarira akamuha andi mahirwe. Sara yahise amwibutsa rya sezerano amuhaye filime itangira, amubwira ko amukundira umutima mwiza agira, ko ibyo kuba ari igikomangoma n'ubukire byo bitamureba. Nyuma batwereka agatanda ka boss gahubuka maze cya Rosario kiba aricyo kigasohokamo. Babakarani bose b'inshuti za Raju bahita baza kumufasha, gusa basaba Rosario kubanza kwemera urukundo rwa Sara na Raju kugira ngo bamumanure. Cya Rosario cyabanje kwanga, gusa kibonye nta yandi mahitamo kirabyemera. Bamaze kukimanura gitangira kurira kizi ko kivunitse. Raju akibwiye ko ari ukuguru ko kirongera kirishima, kibaza abakarani bose n'imbagara yamushi zahagaze uwo munsi. Nyuma y'iminsi batwereka Mahindra Pratap abyuka agashimira Raju akamuha n'ayanzu. Mahindra Pratap asabye Rosario nawe ko yamubabarira. Rosario we avuga ko atamubabarira
ngo ko yamuterinda umukobwa we w'imfura kandi yaranashatse umuhererezi. Deepak ako kanya nawe yahise asaba imbabazi abwira muzehe ko ariwe wabikoze. Muzehe ababajije igihe batangiye guteretanira. Sekreteri Jackson ahita yinjira avuga ya magambo yamubwiye ngo ko ashaka umukwe w'umumiliyoneri uhahira Dubai n'igihugu cya Kenya kikaza kumuguza. Rosario yahise yibuka ko ariwe wavuze aya magambo, amubajije uwo ari we, amubwira ko ari umuranga Panditi ndetse nk'uko yabimusezeranyije ku itangiriro rya filime, niwe ushingiye abakobwa be babiri koko, umwe ku mukarani n'undi ku mukanishi. Mbwira hasi muri comment nimba wakunze iyi filime, unamfashe kuyisharinga ahantu henshi hashoboka.